ku munsi w'ejo yagombaga kwakira ikipe ya Rutsiro yaranayakiriye byarabaye match irangira ari ubusa ku busa abakunzi ba APR Football Club ntibishimye mwumvise interview ya Robertinho impamvu nafite interview y'umutoza Darkonovic nuko ejo atigeze avugana n'itangazamakuru yaciye aho ku kintu kijyanye no kuvuga uriya mutoza wenda mbere n'uko n'abafana bamunenga mu kibuga ariko n'imibanire n'itangazamakuru n'umutoza nenga cyane kanjye sinjya mubaza kubera ko n'umutoza uvuga ari shy ubona yasuzuguye ikintu cyitwa interview avuga amagambo yagumisha mu kanwa buriya iyo kuri mikoro iyo wamutunze mikoro yimwegereje ku munwa ushobora kuyikinika ukayumva ariko we murebana ushobora kumwumvira arimo kugusubiza avuga nyine avuga gahoro ariko yabona ibintu yabimeze ibintu byose ayifata nkaho ejo ntabwo yaganiriye ariko icyo abakunzi ba APR Football Club ariko n'abanyamakuru nabo reka nkomoze kuri aka kantu ibintu byo kubona match irangiye nka Robertinho iyo ntamuhagarika ari yigendeye ninjye na Sidike twamuhagarika yabirukira ku bafana ibintu byo kujya kubona sinshaka kuvuga izina Wasiri ni inshuti yanjye ni petit frère nta nicyo dupfa ariko kamemo niya match yose irangiye abanyamakuru bose mu Rwanda mukajya kwirunda kuri Wasiri Robertinho yarasubiye bari bamusubije no kuri Jangwani match eruka match za APR murajya kuvugisha Jangwani ejo ni APR tsinda abanyamakuru bakomeye namwe bakuru namwe mutangire musubire mu bibuga bajari ndetse bibuga bajarike na bakarenze ndavuze ni mujya mugaruka tujya mu interview oya ejo bundi abantu bose basigaye Jangwani na Wasiri bahindutse inkuru z'umujyi Julius yo amutoza ikibazo Julius muri Rwanda Premier League ejo bundi kuri match APR batsinda abanyamakuru bose bajya Jangwani yahagaze mu kibuga aritereka arabahamagara bose bajyayo umutoza wa APR no ambere wabanje kuvuga byasabye ko Julius ajya gukata iyo interview avuga ati mumbabari yego simbyanze wamubaza ariko nyuma y'umutoza tujye tubanza kubatoza nibyo hanyuma rero niki kitagenda mu ikipe ya APR Football Club cyane cyane bijyanye n'imikinire abantu bose ko itaka baritemeye ku mutoza niwe kibazo cyangwa na APR ari bitagenda agiye gufata iyi match ya Rutsiro nyibere ku buryo umutoza afite ikibazo umutoza muri Mediane yari afite umukinnyi atangira match witwa Tadeo Rwanga kuri 6 ku 8 hafite Richmond Rampti ku 10 hafite Lamine Ba uzi igice cya kabiri kigitangira ikintu yakoze yahise akuramo Richmond Rampti akuramo na Lamine Ba igice cya kabiri kigitangira ku munota 46 namo uwo bita Frodouari no bita Ramazani niba mbyibuka neza niba uzanye Frodouari na Ramazani urakoze Lorenzo Frodouari akina 6 ufitemo na Tadeo Rwanga ukina 6 ubwo ishyizemo abakaseri bangahe babiri kandi uri gushaka igitego Ramazani murabizi ko asanzwe akina 8 muri APR uhise umushyira ku 10 umuhindura umwanya ako kanya ukuyemo abakinnyi babiri bashobora kugufasha gukereya nimero 8 uzi gupasa neza nka Rampti na nimero 10 ushobora gushotera kure nka Lamine Ba ubakuyemo deja uyu mutoza basi nawe ufite igitego kimwe uyu mutoza muri kalite enye zigomba kuranga umutoza ndaza kubereka ko njyewe nta muri match 15 zirenga amaze gutoza APR sindi kubona icyo afite kidasanzwe none ushobora kwibaza impamvu yazanyemo Frodouari na Ramazani akavanamo Lamine Ba na Rampti ngo ndibona kunganira ukibaza ngo ese bo bari gutanga ibiki muri iyo minota bayabahaye abakinnyi bari kugaragaza ko icyo baguriwe ku mafaranga baguzwe n'abakinnyi bakomeye icyo ngiye kukijyaho mu gusimbuza bwa kabiri ndabigarukaho yaje gukuramo umusore Ruboneka akuramo ndetse na Barafinda azana Muzungu na Arsene hanyuma akuramo Mamadusi ahita azana Mbawoma umvaho abantu batemeranya nawe niba ubonye ko wenda Barafinda na Ruboneka da mu mpande bitari kugenda neza ukazana Arsene na Muzungu ikintu tubaze abana babiri si ugutera amakrosi bombi cyane none se kuki udakuramo Tadeo Rwanga basi ngo ugarure ntuza kuri 6 Frodouari noneho ugarurira Ramazani ku 8 ukoresha Arsene uruhande rumwe urundi Muzungu urekeremo Mamadusi na Mbawoma baba bataka babiri kuko ufitemo abakinnyi batera cross na bakagege na Claude bose bazitera ugira bataka babiri muri box kutabonye igitego kucyukuramo umwata kukamusimbuza undi mu minota 10 ya nyuma aho kugira ngo basi watakishe babiri aho ukuremo mu mediateri umwe imisimburize iri weak reka niko gukoresha ijambo rya kazungu ni umuswa ntabwo Rugaju icyo mbaza twihuta ngende bukafana ba APR muri stade Amahoro bishimiye kuri match amaze gutsinda zamu ndibuka abafana ba APR bishimye abanze igitego Pyramide mu gihugu cya Misiri wariyo ubona APR igenda cyo twibazaga amakipe azajya arya bingahe umutoza ko yari uwo
abakinnyi ko bari abo ese koko abakinnyi bahindutse abaswa ese koko umutoza ahindutse umuswa ese kuki nyine byahindutse mace eshanu za shampiyona umutoza ni wa wundi abakinnyi ni babandi nyumva neza mace eshanu za shampiyona aperi na gorira ubusa ku busa cyagiye bakoze ikosa bayitera amana aperi etenseri ubusa ku busa aperi rutsiro ubusa ku busa aperi gasogi kimwe ku busa aperi itsinda aperi viziyo 2 ku busa bya penaliti aperi ifite igitego kimwe open play cyaramine ba muri open play batsinze gasogi. Icyo ni crisis ya coaching. Kubera iki iyo uri umutoza ngiye gusoreza kuri aka kantu n'ejo dufite umwanya tuzaganira amakipe yo mu Rwanda bihagije. Umutoza agomba kuba afite ibintu byibura 4. Icya mbere ni ukuzana filozofi iri clear, abakinnyi bagasobanukirwa neza uburyo ikipe yataka, uburyo idefande, uburyo ubona ibitego bikaba bisobanutse biborohera kubyumva. Icya kabiri ugomba kuba uri umuhanga mu kuzamura nivo y'abakinnyi, nibyo wavugaga. Niba abakinnyi bafite nyine bakoze match nziza ya Azam, komeza uzamura urwego rwabo ku buryo bagira consistency bahozeho bazajya muri shampiyona bararyaye. Icya gatatu ugomba kugira abakinnyi batoye umuntu abona wanahaye umwanya atari abasitari gusa ukora na academy. Ikintu cya kane ari nacyo gikomeye, ugomba kuba uri umutoza uri n'umuhanga mu bijyanye na recruitment. Wenda we sico mushinja, ariko nivuga ko ari abakinnyi ari nababi, wenda nibyo byatumye Rishari wenda agenda. Muri rusange rero ntaho yabikwepera uko biri kose. Ntiwambwira ko aperi ushobora gukina n'aya makipe mato gutya, Rutsiro Etenseri gorira itatera mu izamu ngibona igitego imikino 5 utarakina n'ikipe ihangana na polisi nta mukura nta eski tarahura mugari na eski gari utarahura na polisi. Rero uko mbireba nakomeza gutya 7 z'ukwa 12 ikamukubita uyazagenda hakiri kare. Niba hari ibyo akosora nabikosore kare agabanya ikinyuranye tsindereyo kuri 7 z'ukwa 12.